Official TV 1 aho tubageza amakuru arambuye kandi amakuru anononse. Minisitiri Nduhungirehe yanyomoje RDC ku mpamvu y'isubikwa ry'inama ya Perezida Kagame na Thiseked. Aho rwose ni inama yari guhuza Felix Antoine Thiseked, ariko Antoine Thiseked yagezeyo ahita atangaza yuko iyo nama yasubitswe bitewe nuko Perezida Kagame atabashije kuboneka. Turongera tubagezeho andi makuru rwose avuga ko zabakururiye mu busambanyi baterana amada cyangwa banaterwa n'inda bakiri bato. Pornography zishya zidatinze mu Rwanda. Aya niyo makuru tugiye kubagezaho rwose, amakuru meza cyane. Reka duhere igihe tucyumva aho kananga, reka tuze kugaruka tubabwira amakuru ajyanye na RDC. Minisitiri Nduhungirehe yanyomoje RDC ku mpamvu z'isubikwa ry'inama ya Perezida Kagame na Thiseked. Kwa 15 Ukuboza 2024 Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Thiseked akigera Rwanda nta n'iminota yashize ibiro bye bihita bitangaza ko inama yari guhuza Perezida Kagame isubitswe kubera ko u Rwanda rwazamuye ingingo itunguranye kuganira na M23. Ibintu u Rwanda rwanyomoje rugaragaza ko iyi ngingo yaganiriweho kenshi kuva muri Kanama 2024. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe wanitabiriye ibiganiro byo ku rwego rw'abaminisitiri hagamijwe gushaka umuti w'intambara imaze imyaka ica ibintu mu burasirazuba bwa RDC no guhosha umwuka mubi hagati y'u Rwanda na RDC. Yagaragaje ko ibyatangajwe n'iki gihugu hari ibinyoma byambaye ubusa kandi ukuri kwabyo kwigaragaza. Repubulika ya Kongo cyangwa RDC yagaragaje ko ingingo yo kuganira mu buryo butaziguye na M23 yazamuye n'u Rwanda ku itariki 14 Ukuboza habura umunsi umwe ngo abakuru b'ibihugu byombi bahure. Itangazo ry'u Rwanda ryasohoye kwa 15 Ukuboza barisobanura neza ibyo iyo nama yari yarangiye. Nta mwanzuro ufatika ugezweho kuko RDC yanze ibiganiro na M23 bituma inama y'abakuru b'ibihugu isubikwa kuko nta masezerano y'amahoro yari kuba agisinywe. Minisitiri Nduhungirehe abinyujije ku rukuta rwe rwa X yagaragaje ko ibyo itangazo rya Presidence ya RDC rivuga ari ikinyoma cyambaye ubusa kuko ikibazo cya M23 cyatangiye kuganirwaho mu biganiro bya Rwanda kizamuye n'u Rwanda, ahubwo bitangijwe n'umuhuza wa Angola wari wateguye imbanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro akayagaragariza abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na RDC kwa 11 Kanama 2024. Ibi byakurikiwe nuko umuhuza muri ibi biganiro ari Angola yatumiye itsinda ry'abo muri M23 hagati y'itariki 21 Kanama na tariki 3 Nzeri 2024 i Rwanda, ryitaba riyobowe n'umunyamabanga mukuru wayo Benjamin Mbonima. Asobanura mu buryo burambuye impamvu za politike zatumye begura intwaro. Ati mu nama ya kane yo ku rwego rw'abaminisitiri yabaye itariki 14 Nzeri 2024 i Rwanda rwagaragaje ko rwifuza ko habaho ibiganiro bya politike hagati ya RDC n'umutwe M23 hagamije gushaka umuti urambye w'intambara, kandi icyo cyifuzo cyanditswe gutyo mu mwanzuro w'inama. Mu nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga mu 26 Ugushyingo 2024, ikibazo cy'ibiganiro hagati ya RDC na M23 cyongeye kuganirwaho hagati y'abaminisitiri batatu b'ububanyi n'amahanga u Rwanda na Angola na RDC. Ku musoza umuhuza asaba itsinda ry'u Rwanda
mu buryo bwanditse uko uwo mwanzuro waba umeze ku munsi wakurikiyeho ku itariki ya 2024 u Rwanda rwohereje umuhuza inyandiko rwasabwe igira iti guverinoma ikwiye kugirana ibiganiro bya politike bitaziguye na M23 hagamijwe gushaka igisubizo kirambye cy'intambara bakagikemura bagihereye imuzi. 28 Ugushyingo 2024 umuhuza yabwiye abaminisitiri b'u Rwanda na RDC na Perezida Joao Manuel Goncalves Lourenço yahamije ko igika kivuga kuri M23 ari cyo kibazo gikomeye cyasigaye kigomba gukemurwa mu mbanzirizamushinga y'amasezerano y'amahoro. Minisitiri Nduhungirehe asobanura ko igisubizo cya guverinoma y'u Rwanda mu ibaruwa yo kuri 29 Ugushyingo 2024 yandikiwe umuhuza kivuga ko u Rwanda ruhamije ibirindiro mu murongo w'uko igika cya kivuga kuri M23 mu mushinga w'amasezerano y'amahoro gisaba guverinoma ya Kongo kugirana ibiganiro mu buryo butaziguye na M23 mu gihe kizwi kigumaho. Yongera ko icyo gika kibaye kitarimo u Rwanda ruzigera rusinya kuri uwo mushinga w'amasezerano y'amahoro. Ahangaha rwose ubona havuzwe ibintu byinshi, naho ku ikubitiro hagaragariye M23 bitabiriye ibi biganiro, ariko mu munsi wabyo wa kabiri birukanywe n'uwari intumwa yihariye ya Perezida Thiseked Serge Chibangu abashinze gusubukura imirwano. M23 yagaragaje ko idakwiye guhezwa mu biganiro bya Rwanda, imenyesha intumwa z'ibi bihugu ziganiraho ku myanzuro zifata itazayireba mu gihe hafashwe idahagarariwe. Rwose nuko Nduhungirehe yabisobanuye, aho uriya mugabo yabeshye yuko ngo ibiganiro byasubitswe uko twanze kuyitabira. Twongere tubagezaho ikiri kiganiro cya kabiri mu gihe mukiri kumva aka kananga. Reka twongere tugaruke z'abakururiye mu busambanyi baterana cyangwa batera banaterwa n'inda bakiri bato. Porunogarafi zishya zitanditse mu Rwanda. Umwe ati nigaga ntashyize umutima hamwe, undi ati narebye ayo mashusho mfite imyaka 13 aho nari urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali. Hirya naho undi yunzemo ati inshuti yanjye tungana ubu yarabyaye kubera kuba imbata y'amashusho ya porunogarafi. Si aho gusa kuko abarenga 15 twaganiriye hari n'uwavuze ati nakoze imibonano mpuzabitsina afite imyaka 17. Bose bagarukaho kuri porunogarafi. Ikiyobyabwenge gikomeje koreka urubyiruko rw'u Rwanda mu cyayenge. Murabyumva ko rwose porunogarafi nazo ziri guca ibintu hano mu Rwanda. Bamwe batangiye kureba porunogarafi biga mu mashuri abanza. Muri iyi nkuru twaganiriye n'urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali rwiga n'ururangije amashuri yisumbuye. Bose ntibifuje ko imyirondoro yabo igaragara kuko bafite ubwoba bw'uko ababyeyi babo bashobora kubyakira nabi bamenye ko barebye cyangwa bakoze imibonano mpuzabitsina bakiri bato. Umwe mu bo twaganiriye yatubwiye ko yarebye amashusho mu masaha y'ijoro kuri telefone ye abashishikarijwe n'inshuti ze ku ishuri. Ati nari mfite imyaka 16 nacunze iwacu baryamye ndazireba ndavuga nti ibi bintu ko bishamaje ntangira kureba porunogarafi uko. Undi yavuze ko yarebye porunogarafi kubera umukozi wo mu rugo yatangiye kuzireba akiri umunyeshuri mu mashuri abanza. Ati narazirebye cyane kuko nigaga nko
wa gatanu mu mashuri abanza nibwo natangiye, nari mfite agatelefone gato ka matushi, byatumye nkora imibonano mpuzabitsina ndi muto cyane ku myaka 16. Ahaha, ayo ni amakuru rwose yari kuri Murindi Official TV 1. Mwirinde rwose kureba pornography kuko